Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Ebenezer. Karibu dusenge. Reka dusome Luka igice cya 22 umurongo wa 43 kugera ku wa 46. Haravuga ngo marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongerera imbaraga kuko yarababaye bikabije asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Amaze gusenga arahaguruka ajya ku bigishwa be, asanga basinzirijwe n'agahinda. Arababaza ati, ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Amen. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongerera imbaraga. Ahangaha ni igihe Yesu yasenganaga umubabaro, ari kubwira data ngo nubishaka, ku murongo wa 42 ngo data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Aha ni Yesu asengana umubabaro. Yarebaga umubabaro w'ibigiye kumubaho, yarebaga umubabaro w'ukuntu agiye kuducungura, ko agiye gukubitwa, ko agiye kubambwa, ko agiye guterwa imisumari. Yasenganye umubabaro. Hanyuma rero ahangaha muri uko gusengana umubabaro nibwo yabwiye data ngo iki gikombe kindenze, nubishaka bye kuba uko ashaka. Hanyuma rero kuri 43 nongera ngo duhere ngo marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongerera imbaraga. Hari abamarayika bashinzwe kutwongerera imbaraga. Reka iki gitondo niba wumva nawe wari ugeze aho unaniwe nka Yesu, wumva urushye, wumva ucitse imbaraga, wumva ndetse bimwe ugiye kubivamo, wumva hari ibyo ugiye kureka kandi byari gufitiye umumaro kandi wabonaga ko ari ngombwa, wananiwe gufata icyemezo, bwira marayika w'Imana, bwira mu ijuru, bwira ngo mu ijuru nimunyumve mumanurire marayika anyongerera imbaraga, kuko yarababaye bikabije. Hari akababaro gakabije, ariko hari Kristo Yesu, hari data mu ijuru utumara umubabaro. Nta handi umubabaro ushirira ni mu gusenga. Amasengesho, ngasenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso. Ndagira ngo ubwe ngo ni Imana yumva gusenga, ni Imana yumva gusenga. Yesu yasenze atabaza. Imana ireba igikwiye ko ari ukongererwa imbaraga. Haleluya. Fungura umuntu usenge, byuka usenge, haguruka usenge. Ese niki kikubuza gusenga? Wishingikirije iki muri ibi bihe? Uhagaze kuki cyatuma udafata ibyanditswe ngo wicare usenge? Niba Yesu yarasenze, wowe uri igiki? Turi igiki ngo twebwe ntidusenge? Ni igihe cyo gusenga. Amaze gusenga arahaguruka ajya kubigishwa be, asanga basinzirijwe n'agahinda. Hari abantu bameze nk'ababigishwa basinziriye mu gahinda. Ibibazo nibyo byarateye, nibyo uri mukuri, nibyo koko ufite ibibazo, ariko se urasinzira mu mwuka kubera iki? Kanguka usenge, fungura umuntu usenge, haguruka usenge. Nibyo koko bakumereye nabi, ariko senga, ihano usenge. Ntahandi ubutabazi buri ni muri Kristo, ntahandi amahoro aboneka ni mu Mana. Kugira ngo tugere mu Mana rero ni mu gusenga. Ntahandi tuganira n'Imana. Gusenga no kuganira n'Imana, ukaza ukabibwira Imana. Haguruka usenge, byuka usenge, zinduka usenge, fungura umuntu usenge. Ngo amaze gusenga arahaguruka ajya kubigishwa, basanga basinzirijwe n'agahinda. Bakundwa, hari aho tugera, hari ibihe tugeramo agahinda kababaje gakabije gatuma umuntu asinzira. Ahari nawe wabusinzire nk'ababigishwa, ariko nikanguka. Ngarababaza ati, ikibasinzirije ni iki? Nawe muri iki gitondo ndakubaza ngo ikigusinzirije muri ibi bihe ni iki kidatuma ubyuka ngo usengere abawe, usengere umuryango wawe, usengere urugo rwawe, nawe ubwawe wisengere, usengere umubiri wawe, usengere umutima wawe, usengere gahunda zawe, uhaguruke. Ni igiki? Ni iki kigusinzirije? Ni iki gitumye ucika intege? Ni igiki? Ni iki Yesu atashobora? Ni iki Imana itakora? Niba yaradukuyeho ibyaha, ni iki cyananira Imana? Ni iki gitumye uta ibyiringiro?
nanjye reka nkoza kuko Yesu yabajije aba bantu, ni iki gitumye ucogora? Wicogora, mbara imbaraga. Ni igihe cyo kwambara imbaraga, si igihe cyo gucika intege mukundwa. Komera, komera, izere, komera, komeza usenge, haguruka. Ahari wasenze ya mu gitondo ntibyemera, shyiraho ya saa sita, ranshi awa shyiraho. Ahari washyizeho ranshi awa ntibyemera, shyiraho ay'ibiri. Ahari ay'ibiri ntibyemeye, shyiraho ay'irindwi, mpaka tubonye amashimwe muri Yerusalemu. Wicogora, komeza usenge, ambara imbaraga, humura. Nk'aho batubwira ngo Yesu yaragiye arasenga ubwa mbere, ngo yongera agaruka avuga amagambo nk'aya mbere. Niba yari Yesu yarasenze izo nshuro, Eliya turamuzi, yari yarabwiye imvura ngo ihagarare, imvura irahagarara kugira ngo imvura yongere igwe. Yacuritse umutwe mu maguru, ariya masengesho yo gucurika umutwe mu maguru ndayakunda. Ucurikamo umutwe ukavugana n'Imana nyir'ibihe, nyir'ijuru n'isi, nyir'ubutware n'ubushobozi. Nta nubwo wirirwa wunamura umutwe ngo uraranganye. Ni igihe cy'intambara, ni igihe cyo guhamagara mu ijuru, si igihe cyo kuraranganya amaso. Niki kidusinzirije? N'ibintu biri aha hanze. Niki kidusinzirije ko turi mu minsi ya nyuma? Bituma tutabera amaso ubugingo bwacu, bituma tutajya kuyoboza inzira umwuka we, bituma turebye nk'abanyesi. Oya, twe ntabwo ari uko tugenda, si uko dukora. Tureba Kristo wazutse, tureba kuri Kristo wazutse, tugira ibyiringiro muri Kristo wazutse. Haleluya, haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Nta kindi cyadufasha, nta kindi cyadutabara, nta kindi cyaturinda moshya, nta kindi cyaturinda. Byuka usenge. Mu gusenga niho tuzahura na marayika akatwongerera imbaraga. Mu gusenga niho umwuka wera azavuganira natwe. Mu gusenga niho tuzagarurwamo ibyiringiro, niho kwizera kwacu kuzongera, niho tuzagira amahishurirwa, tukamenya ibyo turwana nabyo ni ibiki. Ni mu gusenga. Kandi ntawe ugusengera muri iki gihe abantu bose bararushye, bifite n'ibibazo na gurugusi z'isi n'ibiki. Haguruka wige kwisengera, iga kwisengera, wige guterura imitwaro yawe, umenye bijyana imbere. Imana ni so, Imana ni so. Haleluya. Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Niba abanyesi bari kwiba, nta kindi kizagutinyisha, nta handi uzakura imbaraga zitari nuko uzahagarara mu ijambo ry'Imana no gusenga. Niba abanyesi bari gusambana, nta kindi kizatuma tutamera nkabo, nuko duhagarara mu mbaraga z'ijambo ry'Imana no gusenga. Imana idutabare. N'ibindi bisa bityo. Nta kindi kizatubashisha, nuko twemera kwicara ku birenge bya Yesu, tukumva ijambo rye, kandi tugasenga, tukaganira nawe, tukemera kuganira nawe. Ni mu masengesho niho tuganirira n'Imana. Reka dusenge Imana. Ubwire Imana ngo Mana, nyongerera imbaraga aho wari unaniwe. Niba ari mu rugendo rw'agakiza, ubwire Imana ikongerera imbaraga. Niba ari mu rugendo rw'ubuzima, hari igihe no mu rugendo rw'ubuzima tunanirwa, ubwire Imana ikongerera imbaraga. Niba nanone kandi ari urugendo rwo gukorera Imana, hari igihe aho naho tuhatererwa, ubwire Yesu akongerera imbaraga. Agahinda nibyo kariho, n'isi y'agahinda, n'isi y'umubabaro, n'isi umva y'ibibabaza ni byinshi, ibiza guhinyuza kwizera kwacu ni byinshi. Ariko ntago tugomba gusinzira, ntago tugomba kubyemera, ahubwo turafungura umunwa dusenge. Nitumara kubwira Imana ngo twongerere imbaraga, turamubwira kandi uhoraho kugira ngo atubashishe kongera guhaguruka dusenge. Ubwira Imana igukiza agahinda, ubwira Imana igutabare, ubwira Uwiteka hagira ibyo akurengeje, ibyo biguteye agahinda bibwira Imana. Yesu mbabariye hano, mfite aka gahinda, nahanduhiye ngaha, niwe wantabara, niwe wahankura, niwe wamfata amaboko, niwe wahansimbutsa, niwe wantambutsa. Nta wundi wahadukura uretse uhoraho. Ngarabaza ngo iki kibasinzirije? Bwira Imana ngo Mana, amaso yanjye yo gusinzira ibitotsi by'ubupfu. Hari ibitotsi byo dusinzira kugira ngo umubiri uruhuke, ariko ibyo bitotsi by'ubupfu Imana ntibishaka. Mu mwuka dukanure, amaso yacu y'umwuka abone, amatwi y'umwuka yumve, amaboko yacu akore, ariko mu mubiri tugumye kugenda kuri gahunda zisanzwe, ariko mu mwuka turi maso kugira ngo tutajya mu moshya. Amoshya n'ibyaha, nta kindi kizatubashisha gutinya Imana no guhagarara tukayihamya muri ibi bihe bigoye bya nyuma, atari ukuba maso no guhagarara mu ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana, turagushimiye nyir'ibihe, turagushimiye nyir'inama no kumenya. Urakoze ubuntu bwo kubaho, utwemereye kubaho Mwami.
shimwe woduhaye kubaho, shimwe woduhaye guhagarara, shimwe woduhaye ubuzima, shimwa Kristo, shimwa Mana ikomeye, shimwa Mana nziza idakoze isoni, shimwe uvuze ngo nitubeho turiho. Haleluya, turagushimiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Haleluya, icyubahiro n'ikibi cyawe uyu mwanya, icyubahiro n'ikibi cyawe uyu munsi, icyubahiro cyawe nikizamuke nikikugarukire kubw'impano y'ubuzima uduhaye mwami. Urakoze kutwongerera kubaho, natwe turabigushimiye. Urakoze mwami, mu isi y'ababaho tukaba tukihavugira. Ugize neza Mana. Turasenze uyu munsi mwami, turabitse mu biganza byawe, ariko mbere ya byose amaraso Yesu natwuhagire. Yuhagire indimi zacu, imirebere yacu, imikorere yacu, yuhagire muri twe icyaha cyose cyandiko icyatuburanyaga cyose gihanagurwe n'amaraso ya Yesu. Abari badusize mu rubanza nawe bikurweho n'amaraso yawe Yesu, bihanagurwe ku mazina yacu, mu bugingo bwacu, mu mibiri yacu, mu buzima bwacu mwami. Turakwemereye Mana uganze, turakwemereye Mana utegeke, turakwemereye Mana wime, turakwemereye Mana ntabari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Haleluya. Turasenze mwami, aho twari tunaniwe, aho byari tuyobeye Yesu, aho agahinda kari kabaye kenshi mu rugendo rw'ubuzima, haba mu rugendo rw'agakiza twe ducitse intege, urucantege rwose, byari bitumye kwizera kwacu guhinyuzwa. Aho hose mwami twongerera imbaraga, twongerera imbaraga mwami, twongerera imbaraga, ongera abantu bawe imbaraga. Haleluya. Gira neza mwami, uturinde gusinzira ibitotsi by'ubupfu, uturinde Yesu kurangara, ubwo duhagarare dusenge. Ni igihe cyo gufungura umunwa tugasenga mwami Yesu, yangu hatwambikira imbaraga mu gusenga. Haleluya. Wongere dusubize ku rufatiro mu gusenga, kwizera kwacu kongere gucyare gukomere mu gusenga, tuhabonera ubuzima mu gusenga, twongere twumva amahoro mu gusenga, ijuru ritwumve. Haleluya. Mu gusenga wongere udusige, turabagirane mwami, dusubizwe intege mu bugingo. Urakoze Yesu, kandi mwuka yaradufashe, uturinde kujya mu moshya, uturinde ibitwoshya, uturinde abatwoshya, uturinde ibyoshya. Haleluya. Icyatwoshya cyose kiburizwemo kubw'imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Turitwikirije imbaraga z'amaraso ya Yesu, kandi uyu munsi tuwatuyeho umugisha. Uwiteka wumve gusenga kwacu, kandi ikiruta byose udusubize intege mu bugingo. Ijambo ryawe rigwire muri twe mwami, ijambo ryawe rirushaho kugwira muri twe mwami, ijambo ryawe rigwire muri twe mwami, ribe muri twe rigwiriye. Haleluya. Bwenge wowe Kristo, uduha ubwenge bwo kuba muri ibi bihe, uduha ubwenge bwo kubana n'abantu, uduha ubwenge bwo kugendera muri iyi si y'ababaho, uduha ubwenge muri uyu munsi bwo kuwubamo neza uyu munsi, uduha ubwenge mwami bwo kujijukirwa ngo tumenye Imana, uduha ubwenge bwo guhagarara kugira ngo tunezeze Imana, uduha ubwenge bwo guhagarara neza aho turi, aho dukorera, mu byo turimo byose mwami, mu izina rya Yesu. Umugambi wawe ni mwiza kuri twe, kandi ibyo ugambiriye ni byiza kuri twe. Urakoze Yesu. Twakiriye umugisha wazanye, twakiriye ubuntu bwo gusubizwamo imbaraga nshya, twakiriye ubuntu bwo kongerwa imbaraga, mu gusenga tugira imbaraga, mu kugukorera tugira imbaraga, mu mirimo yacu ya buri munsi tugira imbaraga. Haleluya. Imbaraga z'umwuka zitwuzure none n'iteka ryose. Urakoze Kristo, nsenze nizeye. Amen. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Ntiwibagirwe gukora subscribe cyangwa se share. Shalom.